Muraho neza turabasuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe turabifuriza ukwezi kwiza ukwezi k'umugisha ukwezi ko guhirwa ukwezi ko kubona ineza y'Imana ushobora kuba uri mushyashya aribwo uri mu bantu bashya bakigera kuri uru rubuga ukibaza se hano habavugira iki mubwire TV gamije iki mubwire TV ikora iki nta bindi tubwira abantu nta nibindi tuvuga ibyo tubwira abantu nukubabwira ibyiza nukubabwira ko tubakunda nukubabwira ko ari beza nukubabwira ko tubashimira gushishikariza abantu gushimira umuntu wakugiriye neza ukabimubwira gihari kumubwira ko ari mwiza kumubwira ko ari ingenzi kumubwira ko ari umumaro mu buzima bwawe uhindukiye neza ukareba buri rwego rwose uriho hari umuntu w'ingenzi hari umuntu wakubaye hafi hari umuntu wagufasha akaboko hari umuntu wakubwiye ngo komera ubuzima buzagenda neza abo bantu rero nta kindi tugomba kubabwira amagambo meza hari n'abandi bantu bafite umubabaro babwiwe amagambo abacinege babwiwe ko nta kintu bamaze babwiwe ko ari abaswa babwiwe ko mbese muri societe badakwiriye no kubamo barahari abo rero nimba bazi mwereke urukundo mubwire ko ari mwiza mumwiyegereze ibintu bizarushaho kugenda neza nibyo rero mubwire TV dukora tubwira abantu ko tubakunda turabatungura tukabegera tukabaha urwo rurabo aho kugira ngo tuzabaho ururabo batakiriho batakibasha kurubona turagenda tukamushyira urwo rurabo tukamubwira ngo uri ingenzi tukamubwira ngo turamukunda nawe rero umuntu wakoze subscribe umuntu ukurikirana ibiganiro byacu umuntu ukunda mubwire TV umuntu yishyigikira wowe uvuga ngo reka mbateze imbere ibiganiro wakumva ari byiza ukabihererekanya ugakora share Imana iguha umugisha nawe turakubwiye ngo uri ingenzi ndakubwiye ngo turagukunda cyane mbere rero uko dutangira ibiganiro byacu uyu munsi tugiye kwamamaza reka tuzi twamamariza abantu bacu ushaka kuba ushaka kudodesha imyenda idodesheje ufite ibirori ufite ubukwe ufite iminsi mikuru y'abana nta wundi muntu wakudodera imyenda myiza kandi ngo ayiguhere igihe abantu benshi murabizi ko atari inyangamugayo bakunda kubeshya akakubwira ngo azaguha imyenda ikigiye ugasanga ntiyayiguhaye rero igihe cyo kuguha umwenda wawe uyu muntu aracyubahiriza uwo ni Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge nimero ye ni 0788509575 Grace arakudodera neza imyenda myiza costume hari abantu bajya banyandikira bakambaza ngo uyu mutayeri adoda n'amakositimu yego adoda amakositimu adoda n'amakanzu meza ya civile imyenda yose Grace arayidoda kandi akayiguhera igihe n'ababyeyi bashaka kwambara ibitenge n'amabaze byose arabidoda hanyuma rero abantu bashaka kwambara neza amakanzu meza abantu mujya munyandikira ngo ninde ukwambika ninde uguha imyenda myiza nta wundi muntu ugira amakanzu meza yacagwa amapantaro meza amakote meza utwenda twiza two muri iki gihe cy'izuba utwo ku mazi nta wundi muntu waguha iyo myenda ni Nunu akorera muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank ukakomeza kuri urwo ruhande rwa banke neza imyenda ibiri hanze uhita winjira muri ako gakorodoro Nunu rero uhageze wanamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp ukamubaza ngo ufite imyenda iyi ni nimero ni 0788708835 hari abantu banyandikira mukambaza ngo afite imyenda yo kujyana mu kazi myiza cyane rwose n'imyenda yo kujyana muri eglise myiza n'imyenda myiza yo kujyana mu birori nayo arayifite Nunu akwambika neza abantu bose bakajya kubaza ngo ninde wakwambitse hanyuma rero bana mukeneye jardin nziza mukeneye indabo nziza amavaze meza mukeneye ko iwanyu hasa neza mukeneye ko hamera neza nta wundi muntu waza akabakorera indabo akabakorera jardin akabatakira inzu neza indabo akazitunganya yazigeramo zikamera neza njya numva abantu bavuga ngo hari n'abantu bagera mu ndabo zikuma Yvette rero yageze mu ndabo rwose zimera neza nimero ya Yvette ni 0788651258 Yvette wamwandikiye kuri WhatsApp Yvette wamuhamagara Yvette wamubaza akagufasha indabo zawe jardin yawe mu rugo rwawe hagasa neza hanyuma rero nimba ushaka kugura imodoka zijyanye n'igihe hybrid nawe arahari Fabi aragufasha ku modoka ku bisobanuro byose wifuza bijyanye n'imodoka nimero ye ni 0788913097 Fabiola aragufasha kubona imodoka nziza kandi igendanye n'igihe hanyuma rero abo bantu nibo twari dufite kubamamariza hanyuma nimba nawe ushaka ko twamamariza hari ibyo ushaka ko bigera ku bantu benshi hari ibyo ushaka ko bimenyekana tugane rwose turakwamamariza kandi ku giciro cyo hasi
ndabashimiye rero, ndacyabashimira cyane, ndacyababwira ko muri ingenzi, ndacyababwira ko muri umumaro, abantu mukomeje gukunda ibiganiro byacu, bantu muca inbox mukanyandikira mukambwira ngo courage, ngura tugezaho ibiganiro byiza, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi komeze bashyigikire. Uku kwezi kwa karindwi turimo kuzababera ukwezi kwiza, kuzababera ukwezi ko kunezerwa, kuzababera ukwezi ko kubona ineza y'Imana. Uyu munsi rero natekereje, murabizi ko ubundi twebwe ibyacu ni ukuvuga ibyiza, ni ugutungura abantu, gukorera umuntu surprise, kumubwira ko tumukunda, kumwereka urukundo, nta kindi tugambiriye. Twaje gusanga nta wundi muhamagaro dufite kuri iyi si usibye kuvuga amagambo meza, usibye kubwira abantu ibyiza. Maze iminsi rero murabizi ko yari ikintu kitagenda neza, ariko muri rusange ntago twe tujya twibanda ku muntu, turafata topic runaka cyangwa ikintu kiba kiri muri rusange tukaza tukakiganiraho, tukagihanaho ibitekerezo. Rero hari ibintu maze igihe ndeba, ndavuga ngo ni ibiki twazaganiraho, ni ibiki twavugaho kuri iki kintu, ikintu kijyanye na divorce. Ikintu kijyanye na divorce abantu bakivugaho uburyo butandukanye, abantu gasanga mbese umuntu wakoze divorce yabaye nk'igicibwa, ni nko gupfusha, mbese byacitse. Yego, ntago nje hano ngo mbishyikire ngo mbyeze ngo mvuge ngo divorce ni nziza, divorce rwose ni mbi. Ariko rero reka tubanze turebere hamwe ibintu bishobora gutera divorce, ibintu bishobora gutuma umuntu yagiye kubaka, ashaka kubaka, kuko mpamya ko n'uwo muntu ugerayo nta muntu ugenda avuga ngo target yanjye ngo ngiye gusenya urugo. Hoya, umuntu wese agenda agiye kubaka, umuntu wese agenda avuga ngo ngiye guharanira umuryango wanjye mwiza. Ariko iyo byanze, akabona biranze, akabona wenda ibyo bintu azabigwamo, akabona wenda ashaka kuhaburira ubuzima, akabona wenda ashaka kuhagirira indwara z'umutima cyangwa z'agahinda gakabije, akemera kurekura. Banza wowe wo kuvuga ngo uyu muntu wakoze ibi bintu n'ibi n'ibi ntashobotse, banza umenye ikintu cyabimuteye. Hari utuntu dukeya narebye ngewe natekereje mbona dushobora gutera umuntu divorce, ariko utwo si tuvuga ko abantu bose basenye aricyo kintu cyatumye basenya. Burya abantu iyo batandukanye mu rugo, umugore n'umugabo, ndetse n'ibibazo baba bafitanye n'umubano wabo, burya naje gusanga umugore n'umugabo nibo abantu baba bazi neza ikintu cyatumye bapfa, icyatumye batandukana, icyo bashwaniye, nibo baba bakizi, nta wundi muntu ubukizi. Abandi bantu bari inyuma muba mufite amakuru atariyo, ndetse abenshi tuba dufite amakuru apfuye yo kujajinga runaka, ariko bo baba bazi ukuri kwabo kwatumye ibyo bintu bitaba. Reka rero mbabwire utuntu duke narebye dushobora gutuma umuntu avuga ati ibi bintu ndarambiwe, ndarekuye. Kandi ibyo bintu kuri uwo muntu bikaba bifite agaciro, ariko kuri wowe ukaba wumva ukumva ntabwo ari ibintu byangombwa. Amakimbirane mu rugo, amakimbirane ahoraho, urugo ruhoramo imvura, urugo ruhoramo intambara. Umuntu ashobora kwihangana, umugabo ashobora kwihanganira muri urwo rugo rurimo intambara, rurimo imvura, rurimo amahane, rurimo amakimbirane ya buri munsi. Ariko hari igihe kigera ayo makimbirane uko agenda azamuka, hari igihe kigera kikagera mu mirwano. Icyo gihe rero kurwana biba birimo bya byaha, gukomeretsa, ndetse mushobora no kurwana mukabigwamo, umwe akabigwamo. Iyo rero umwe arebye akabona ibyo bintu ntashobora kubyihanganira, ntabishoboye, ushobora no kubyumva wowe uri aho hanze ukumva ni ibintu byoroshye, ngo ngeze urugero ko wankubita nkaba nihanganye. Uwo ni wowe, nawe afite icyo yihanganiye wowe udashoboye. Icyo gihe rero umuntu ukubitwa ashobora kubira akavuga ati reka, ajya bavuga ati n'inka ntizigikubitwa, cyangwa n'abana ntibagikubitwa. Ngiye umuntu ungana nkanjye ndakubitwa gute? Kandi koko banagukubita ukabona uri hafi kubura ubuzima bwawe. Icyo gihe rero umuntu aba ashobora kuba yagira gute, yarekura urugo. Bamwe bashobora kurekura urugo bitewe n'iki? No gutotezwa, guhozwa ku nkeke, ndetse no gukubitwa. Ikindi kintu cya kabiri, abantu bashobora gupfa bakarekura urugo rwabo, ibintu bijyanye no ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Hadutse ibintu abantu benshi dukoresha ikoranabuhanga, ariko ibintu bya pornography, kureba amashusho y'urukozasoni, abantu bamwe baragenda bakayareba, bakayitegereza, barangiza bagashaka ko ibyo babona baza kubyapurikira mu ngo zabo. Ugasanga umuntu aho ibintu byagenewe gukorwa wese washaka ko bikorerwa, arashaka gufata wenda nk'umutinganyi, arashaka gukoresha nk'umuntu utari umuntu, kubera iki? Bya bintu yarebye. Icyo gihe rero hari umuntu umwe ushaka kubireba akavuga ati ibi bintu ngewe birananiza, ibi bintu sinshoboye kubyihangana, ibi bintu ngeze ku rwego numva ntabishoboye, akaba yarekura. Icyo gihe rero arekuye urwo rugo rwe, ni impamvu ye. Wowe ushaka kumva ibyo bintu urabyihanganira cyangwa urabikora, ariko undi ashaka kutagira gute, kutabyihanganira. Hanyuma hari ikindi kintu
gukora mariage z'ibinyoma. Utwo n'utuntu tumwe na tumwe ngewe nagendeba nawe ushobora gutekereza utundi, ariko tuba tugoye ko abantu batwihanganira. Wowe ushobora kutwihanganira uturimo ukatwihanganira ukumva ni ibintu byo kwihanganirwa, ariko akaba arundi ushobora kubireba akavuga ati ibi bintu biragoye sinshoboye kubyihanganira. Mariage z'ibinyoma, mariage z'ikinyoma ni nk'izihe? Gukora ubukwe, urumva abantu bose bakora ubukwe bagiye kubaka umuryango, bagiye kwishima, noneho utekereza mariage z'ikinyoma ukoranye n'umuntu ubukwe arabizi ko ari ikiremba, arabizi ko gahunda zo mu rugo ntazazubahiriza. Icyo gihe rero iyo bimeze gutyo hari ushaka kubyihanganira, ariko hari n'undi ushaka kugenda akihangana umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, yageraho ndetse n'intwaro umuntu ushaka kwihangana kugeza aho ngaho yabibona akavuga ati ndarekuye, ibi bintu simbishoboye, umuntu yarambeshye. Bitewe n'iki? Uwo muntu societe iraho hanze cyangwa umuryango uri kumwakserera amaze kugira amafaranga, afite icyubahiro mu muryango, akavuga ati nanjye reka nubaka urugo, reka nanjye nkora ubukwe. Bakagenda bakobana n'umugore, akabana n'umugore ariko abizi neza ko icyazanye umugore icyazanye umugabo ntago bazigera boroka cyangwa ntibazigera bakora inshingano z'umugore n'umugabo. Hariho rero abatabyihanganira. Ntavuze ko bitavuze ko hari abagore cyangwa abagabo bashobora kwihanganira ibyo bintu, barahari rwose babyihanganira kandi bakabaho, urugo rwabo rukabaho, bakaruhisha, bakabikirana amabanga, ariko izo gahunda zitubahirizwa. Ariko umuntu bishobora kunanira, umuntu ushobora kurekura, uwo muntu urugero hari igihe ushobora kumwumva. Ikindi rero hariho n'ikindi kintu, nk'umuntu wenda gushaka umugabo ugatwara umugabo w'abandi, uri umupagani. Ibi ndabivugira ku bantu b'abakristo. Ushatse umugabo urabizi ko ari umugabo afite umugore, afite umuryango, murahuye, wenda aragushutse. Umuntu ashobora kuva ahantu kure yavuye mu ntara araje Kigali, murabizi mujya mubona abantu bo mu murenge basarishije bafite abana babazanye baje guteza imvururu. Kubera iki? Wenda uwo muntu yabyemeye atabizi ko uwo mugabo afite umuryango. Aho abiboneye rero yarangiza akavuga ati ngenda akijijwe nakiriye Kristo, aho kugira ngo mbe nk'umujura, mbe umuntu wibye, reka ndekura ibitari ibyanjye. Akarekura, akemera kurekura uwo mugabo w'abandi cyangwa akemera kurekura umugore w'abandi. Icyo gihe rero iyo ubirekuye rwose ibyo bintu bishobora gutuma wari ukinjira muri divorce kandi ku bwawe wumva ko ushaka guhamanya na Kristo, uvuga ko umutima wawe ukwemeza ko wari warakoze icyaha. Icyo gihe uwo muntu ku giti cye, utu ni utuntu ku bantu bamwe na bamwe bashobora gushingiraho bakavuga ngo bakoze divorce. Ikindi ushobora gushaka umuntu nk'abantu b'abakristo, umuntu muri aho murakijijwe cyangwa se niyo mwamutara abakristo muri mu buzima busanzwe, mugeze mu rugo usanze umwe akorana n'imbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima nizi ni ukujya mu bapfumu, ni uguterekera, ni ugukorana n'abantu babandi bacuragura bagenda nijoro. Ibyo bintu wowe wabireba ukabona ntuzabyihanganira. Kubera iki? Ibyo bintu ntubizi, ibyo bintu ntibigeze ubyinjiramo, iyo mihango ya gipagani ntushaka kuyimika mu buzima bwawe. Icyo gihe rero urugo narwo rushaka kuza mu mvururu, bigahora hasi hejuru bitewe n'ibyo bintu mutumvikana, mugatandukana rwose ukavuga uti ndarekeye. Utu tuntu dukeya rero utwo nutwo nitekerereje narebye ndavuga ngo dushobora gutuma abantu barekura urugo rwabo. Ikintu mbabwiye mw'abantu, nta muntu udakunda umuryango, nta muntu udakunda urugo rwe, nta muntu udashaka gukomeza urugo rwe. Cyane cyane ndavugira ku gitsina gore cyangwa n'abagabo bakunda umuryango wabo. Rero ntuzajya ujya kubona ukabona umuntu yarekuye, umuntu avuye mu rugo rwe, umuntu araruretse aragiye. Itonde, ntabwo uzi ikintu cyatumye aruvamo, ntabwo uzi ikintu cyatumye arekura urwo rugo, ntabwo uzi ikintu cyatumye avuga ngo ibi bintu ndabiretse ndemeye ndagiye. Bitewe ndetse n'ukuntu tubafata muri societe, ukuntu tubafata. Pasiteri Mutesi n'ukunda kuvuga ikintu cyiza ngo ntukajye uvuga ibintu by'ahantu utaragera, ntukavuga ibintu by'ahantu utaragera, kuko ibyo bintu uri kuvuga ntubizi neza, ayo makuru ntuyazi neza. Ese uzi ko umuntu ashobora kuba ari umuntu ukomeye cyane yubashwe no muri societe, ari umuntu ukomeye cyane pe, afite poste nziza no mu kazi, ariko mu rugo byaramunaniye kubaka urugo rwe, kuzana urugo rwe mu mahoro byaramunaniye, ahubwo urugo rwe ruhora mu mvururu. Uzi ko umuntu ashobora kuba umunyabwenge ariko mu rugo kubaka urugo rwe byaramunaniye? Ibyo bintu urabizi neza. Ibyo rwose birashoboka cyane. Umuntu ashobora kuba yubashwe mu murenge, bamucaho abaturanyi, mwaramutse muyobozi, mwaramutse kanaka, ariko mu rugo ari we muntu wa mbere uzambya amahoro mu rugo rwe.
uzi ko umuntu ashobora kuba yubashywe mu muryango bamubona umukobwa wacu ni intangarugero, umukobwa wacu ni mukashya akarwanira ishyaka umuryango, umukobwa wacu ahagararira umuryango, umuhungu wacu yaratureze aradukuza, yareze abavandimwe be, yaratureze, umugabo yita ku muryango, ahahira umuryango we, ariko urugo rwe abana be, umugore we cyangwa umugore arize umugabo amarira. Ibyo bintu rwose birashoboka. Ibi rero byose ndi kubibabwirira iki? Ngewe aho naze muri ibi bintu niho ngenda nakira amakuru menshi, abantu baza bakubwira ati uzatuganire kuri, uzavuge kuri. Niho iyo ugiye umenya ibintu nibwo utangira kumva ko abantu bababaye. Abantu barababaye, abantu niba mubabwira ngo mubwire abantu ibyiza, mubwire abantu amagambo meza, muza abagore bari mu ngo bababaye, babana n'abagabo birirwa babara imitima yarashiririye, usibye ubuntu bw'Imana bakabaye baramunze. Umugore akabana n'umugabo abizi neza ko ari umusambanyi. Usambana no kurusha isazi, njya numva bavuga ngo usambana kuruta isazi. Usambana abizi neza, ariko akamumesera, akamuterera ipasi, akamugaburira neza rwose, akamwitaho neza, akamuherekeza, akamubwira ati akazi keza. Abizi neza, abizi ko afite abana mu gasozi, abizi ko afite abagore yubakira andi mazu, abizi ko afite abandi bagore agurira mu modoka, ariko umugore akanamba mu rugo rwe. Ibyo bintu akabyihanganira. Ejo n'ejo bundi rero wabona yasohotse ukajya kuvuga wa mugani wa Neri Ngabo ngo nkwe ntuzi ikintu cyamusoye, kandi wenda igikomeye utari kwihanganira n'umunsi umwe we yarakihanganiye. Uza abagore babana n'abagabo, abagabo batabubaha, birirwa babicira kurwara bameze nk'abica inda, amubwira amagambo amukomeretsa, amagambo atari meza, yarangiza akagerekaho kumusuzuguza, akamusuzuguza yirirwa asambanya abakozi, ngaho arabakorakora, arabakora ku umugore areba cyangwa atanareba, abyumva cyangwa atanabyumva. Umugore akabasha kwihanganira icyo kintu, akakibana nacyo, ariko akambika umugabo w'icyubahiro, akamusigasiga. Wababona rwose bicaye mu modoka nziza, bari muri etaje nziza, baseka bamwenyura, uti urugo ni ruriya. Wamubona yamukubise kuri status ati nanjye nzagira umuryango nkuri. Uzi ute ikibazo bafite? Ejo n'ejo bundi rero wabona umugore hari ikindi cyamunaniye kandi afite ibindi yihanganira, ukajya kumuvuga ngo yango rwose nguriya muntu. Reka mbabwire, hari ibintu abantu bagenda baheraho, kandi kubaka urugo. Viki niwe watubwiye neza, aratubwira ngo urugo kurwubaka nyine ni ukuba umuntu aje, ni ibintu biba bituzuye, nawe urumva ko ari ukubaka, ni ibintu bituzuye nyine mugiye gushyira hamwe. Umwe arazana sima, undi azana amabuye, undi azana amatafari, undi azana amadirishya. Kubaka rero abo bantu bombi biba bisaba ko bahuza, biba bisaba ko bashyira hamwe, biba bisaba ko banubahana. Noneho wowe ntumwubashye, nawe uri umugore uri gusuzuguza umugabo wawe. Uramusuzuguza gute? Uramusuzuguza usambana nabo mukorana, uramusuzuguza usambana nabo nawe ukoresha, cyane nawe usambana n'abakozi bawe n'abagore bariho n'abashoferi banyu. Ibyo bintu nimba uri umuntu bikora, ujye umenya ko nawe uri kwikururira umuvumo. Warangiza rero umuntu ejo n'ejo bundi umugabo yabona umugore yaramunaniye, umugore ntita ku rugo rwe, ntita ku bana be. Abana bameze nk'abantu batagira umuntu barera, bameze nk'abantu umugore ahora muri twagiye. Hakaba hari umugabo byihanganira, akaba mu rugo rwe, akita ku bana be. Bya bintu umugore adashoboye gukora, umugabo akabikora. Warangiza ejo n'ejo bundi wabona umugabo byamunaniye, umutima w'urunaniwe, yasohotse nawe ataye urugo rwe, aravuze ati singiye guturika imitsi yo mu mutwe. Uti bari abantu baba bataye urugo, aturiya nawe ntashobotse. Ibi bintu impamvu mbivuze, hari ibintu abantu bagenderaho ukagira ngo nibyo bishobora gutuma ufata umuntu ngo umufate nabi. Hari umuntu gushaka umukobwa, wenda urugero mwarabanje kubyarana, mubyaranye wenda umwana akiri muto, umukobwa akiri muto, imuteye inda, umukobwa arize ararangije, wenda cyangwa uranamutwaye akomeje kwiga, murabanye. Kuba umutwaye rero, iyo ntago ari iturufu yo kumusuzugura, ntago ari iturufu yo kumumenasa, yo kwirirwa umucyurira ngo ngo nagukuye hahandi ngiye narakujyanye. Ushaka kumujyana uwo mwana ari uwawe, ushaka no kumujyana uwo mwana atari uwawe. Kuba warabyemeye ukamukunda ukamujyana, ntago biguha uburenganzira bwo kumusuzugura, nta nubwo biguha uburenganzira bwo kumutesha agaciro, nta nubwo biguha uburenganzira bwo kumwicira kurwara. Oya rwose, ahubwo ibyo bintu byagakwiye kuba inkingi, kuba umurunga, kuba umugozi uziritse urukundo rwanyu rugakomera, urukundo rwanyu rugakura. Hapana ibintu byo kumbwira ngo ubusiyo nagutwara ngo ndari kugutwara. Barahari. Ubuse nta bagabo bashatse abakobwa babyaye kandi bakaba babanye neza, bakaba banakundanye.
urugo rukaba rubaryoheye ukaba bafite umuryango mwiza ariko wowe noneho umutwaye umwana ari n'uwawe ariko wo kugira ngo mwubahane munavuga ati bwa buzima twaciyemo mukundane ahubwo urahera aho ngaho uvuga ati reka nakurinze kwandavura wowe nakurinze kugusuzugura wagakwiye kujyungurira akantu ese kucyo utakamugurira umuntu wakubyariye umwana kucyo wese utakamugurira ibyo rero ntabwo ari ibintu ushobora gusanga rero abo bantu uteye umukobwa inda uramutwaye muragiye murabanye hari bitagenze neza muratandukanye muri societe rero wa mukobwa cyangwa ubwo abakiyabaye umubyeyi oya uriya nawe yishyizeho kubera iki uriya mugabo yamuhesheje agaciro uriya mugabo yaramutwaye uriya mugabo ukuntu yamuhaye icyubahiro ntago byamuhaga uburenganzira byo kumwica nabi ntago byamuhaga uburenganzira bwo kumuhonyora ntago byamuhaga uburenganzira bwo kumukubita cyangwa kumufata nabi oya rwose ahubwo ibyo ngibyo nibibabere umurunga w'urukundo utuma urukundo rwanyu rukura aho kugira ngo umumenase ejo n'ejo bundi mutandukane abantu birirwe bajya gucira umuntu imanza kandi nta makuru bafite ikindi ushobora gushaka umwana w'umukobwa cyangwa n'uwo mukobwa agashaka umuhungu afite mu mateka ye harimo wenda ababyeyi bataragize amahirwe yo kubana wenda baratandukanye kubera impamvu umwana atanaza atagizemo n'uruhare hanyuma rero wowe umwana kuko muganiriye kuko yagukunze ubundi abantu bakundanye bari muri fiançailles ntabyo batavuga ubona ko banizezanye ibitangaza hanyuma mu gukundana umwana akavuga ati umva nzubaka urugo rwishimye nzubaka urugo nezerewe sinshaka kuzubaka nka mama ibintu byabaye ku muryango wanjye sinshaka ko bimbaho muragiye murabanye si yakwibiye ibanga ry'ibintu byabaye ku babyeyi be cyangwa umwe byabayeho mu muryango we cyangwa byabaye kuri mukuru we ibyo rero ukabigira iturufu yo kuvuga ngo nakugire neza reba iwanyu ntimwubaka iwanyu ntimugira mute kuko umwana yihanganye ukirirwa umuhondagura ukirirwa umufata nabi akihangana ariko ibyo ntago byagakwiye ntago agakwiye kwicira umuntu kurwara bitewe n'iki n'amateka ye bitewe n'ubuzima bwe kuko ubizi ko yakubwiye ati nje kubaka wenda nje hari abantu biriwe bamvumira kuri sinzubaka sinzabyara sinzagira gute akabikubwira ati uko bizagenda kose nzubaka urugo rwanjye hanyuma rero wowe ukabigira iki iturufu yo kumufata nabi icya gatatu ushatse umwana w'imfubyi umugabo n'imfubyi wenda ntagira ababyeyi cyangwa n'uwo mukobwa n'imfubyi murahuye umwe arakubwira ati ngewe rero urugo rwanjye n'umuryango wanjye nzakora icyo nshoboye cyose kugira ngo urugo rwanjye rurambe kubera icyo kintu yakubwiye ukagiheraho wangiza ubuzima bwe ukimusuzuguriramo ukimucyuriramo buri munsi ibi nibi wese ugira iyo ujya wowe ugira umuntu wagufasha wowe ugira umuntu wakuvuganira uziko ariko hari n'abantu babwira abantu ati niyo nakwica we nta wakumbaza usanga umuntu ariko kuvuga ngo nagukubita ngo nakuvuna ngo nkaburana nyuma nshutima niyo uyu mwana yaba ari imfubyi atagira umuntu wamuvuganira niyo umwana yaba afite nta muntu afite umuhagazeho nta babyeyi agira nta muryango nta nshuti afite se ntashobora no kubura umuntu n'umwe igihugu kirahari dufite igihugu cyiza dufite igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda gishyigikira abantu kiburanira abantu ntago wamwica cyangwa umufata uko yiboneye ngo bizakugwa amahoro kandi ikindi ijambo ry'Imana rivuga ngo tukiri mu isi tuzagororerwa iyo mirimo mukora ibyo bintu mukora ukagambirira kubabaza umuntu ukagambirira gusuzugura umuntu ukagambirira gutesha umuntu agaciro ibyo rero byose ntago biguha uburenganzira bwo gufata umuntu nabi ntago biguha uburenganzira bwo gusuzugura umuntu ntago biguha uburenganzira bwo kumwica nabi nimba uri umugabo ukabona kuko kwifata byarakunane cyangwa uri umugore ukumva ko ukeneye ubwo busambanyi wibukorera mu rugo rwawe wibukorera hafi y'umugore wawe genda ubikora uziko kera ariko abantu kera najyaga numva ngo umugabo uca inyuma umugore cyangwa umugore uca inyuma umugabo yabaga umuntu wubaha uwo bari kumwe nyine ni nko kumuzubaza ku buryo ugira gute utabimenya ariko muri iki gihe umuntu agira kuguhemukira yarangiza nibyandi ngo ikurira umwana ikakurusha uburakari yarangiza akaza akakuka inabi cyangwa akanagukubita cyangwa akaguhohotera umuntu amahoro nimba umugore avuze ati nzanamba ku muryango wanjye bimufashemo mwubake nimba umugabo avuze ati nje niyemeje ndashaka kubaka urugo rwanjye bimufashemo apana ibintu byo kugira gute byo kuba intandaro ituma umuryango wanyu utagenda neza ibi rero nabivugiye iki abantu benshi usanga iyo tubonye umuntu wakoze divorce abantu bamujajinga kandi mu by'ukuri ntago uzi ikintu cyabimuteye ntago uzi imbogamizi yahuye nacyo ntago uzi ibibazo yahuye nabyo ashobora kuba yihanganiye umusozi utashobora kwihanganira
bishobora kuba ikintu yabashije kwihanganira wowe utagishobora, kuko rero utagishobora kuko utameze nkawe, kuko udafite amakuru y'ubuzima bwe, kuko utazi ikintu cyatumye arekura umuryango we. Wivuga wikwivanga mu bintu utazi, wikwivanga mu makuru utazi, wivuga ngo uyu muntu uyu yarananiranye, ngo uyu ngo bamugire neza, ngo umwana nk'uriya w'imfubyi ngo yagize Imana abona umugabo, ngo none dore biramunaniye. Ashobora kuba ikintu yahuye nacyo adashobora kukihanganira, abona ndetse n'ubuzima bwe buri mu kaga. Nimba se bageze aho bamubwira ko bazamwica, nimba bageze aho bamubwira ko bazamukurikiza ababyeyi be, urugero ibyo bintu yaba kibirimo ngo amara iki? Rero ibyo bintu gufata abantu tukabacira urubanza tukagenda tuvuga amakuru tudafite, ibyo bintu mu byihane, ibyo bintu byihane. Ahubwo muri wa muco wacu, muri bya bindi byamubwire, wowe wakoze subscribe, wowe uri hano hantu, uwo muntu mwiteho, uwo muntu umwereka urukundo, uwo muntu umube hafi, uwo muntu umugira inama, uwo muntu mwiyegereze kuko yahuye n'ikibazo. Ariko uzi gutenguwa n'umuntu wari wizeye ko azagukomeza, uzi kurekurwa n'umuntu wari uzi ko azagufata ubuziraherezo, kuko abantu iyo basezerana bavuga ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ugenda rero wumva ko ugiye mu buzima buryoshye, ukumva ko ibintu uzabyihanganira, ariko mu gihe habaye ibyo utashoboye kwihanganira, uwo muntu mumwumve, uwo muntu mube hafi. Mwirinde guca imanza, mwirinde kuvuga ibintu mutazi. Banza wegere umuntu ubanze umenye amakuru ye, ndetse ayo makuru nahawe wiyizere 100%, kuko wayaguhaye nkawe ushobora kuba wegereye umugore kandi umugabo nawe afite ukundi kuri. Byaba byiza muhuye bombi wenda ukamenya icyabatandukanyije, ariko mu gihe utakizi wicira umuntu urubanza, wenda yakuyemo inkweto ariruka kuko yabonaga ubuzima buri mu kaga. Ibi rero mbivugiye ko mbona muri iyi abantu benshi, ndababwiza ukuri mfite umuryango. Nta kintu kiryoha nko kuba ufite umuryango, nta kintu kiryoha nko kuba umuryango uri kumwe. Nta muntu utabyifuza, nta muntu utifuza ko abana barerwa n'ababyeyi bombi, ntawe. Nta muntu utabyifuza, nta muntu utifuza icyubahiro cy'umuryango we, kuva ataha mu muryango we, kuko no muri sosiyete hari icyo bakubahira kuba ufite umuryango. Rero iyo umuntu agize gutya akabirekura, jya umenya ngo habaye impamvu zikomeye. Izo mpamvu rero wizigirisha amahwa yo ku muhanda, wizigirisha izo kumuca muri sosiyete, wizigirisha kumukura mu bandi. Oya, mufata ukuboko umukomeze, umube hafi, umubwire ngo ubuzima burakomeje. Ibi rero numvaga maze iminsi mbitekereza, numva abantu ngo yengo rwose nguriya muntu yari yamugiriye neza, nguriya muntu kuba yaragutwaye warabyaye, kuba yaragutwaye uri imfubyi, kuba yaragutwaye ababyeyi bawe barakoze divorce, ntago bimuha uburenganzira bwo kukwica nabi, ntago bimuha uburenganzira bwo kugutoteza, ntago bimuha uburenganzira bwo kuguhonyora. Oya rwose, ahubwo nimushyire hamwe mukundane, nimushyire hamwe mwuzuzanye, nimushyire hamwe mwubaka umuryango. Mujye mureba igihe mwagize ibyishimo uko muba mumeze, bibahe rero kuharanira ko iminsi yose urugo rwubakwa no kwihangana, no gusaba imbabazi, no kubabarira. Ihangane, tegereza. Ntago divorce ari cyo gisubizo, ariko mu gihe wabonye ugiye kuhagwa kubura ubuzima, wakuramo akawe karenge ukirwa. Ariko nimba ugishoboye kwihangana, nimba uri umukristo, ihangane, utegereze Kristo, usengere urugo rwawe, usengere umuryango wawe. Imana izakugarukaho, Imana izakurenganura, Imana izerekana uwo uriwe. Uzi ko ariko hari abantu bambika ishusho mbi muri sosiyete nabo bashatse, ugasanga mwanjye nambitse ishusho mbi umugabo wanjye kandi arengana, ugasanga wenda umugabo wanjye anyambitse ishusho mbi kandi nawe andenganya. N'urugero, ugasanga umuntu yabaye igicibwa mu muryango. Ikindi, abantu bagatanga amakuru mu muryango, njyewe ndi umugore, umugabo wanjye, abantu mu muryango ugasanga barafite amakuru atari meza ku muntu, bitewe n'ikintu uko babyumva, bitewe n'uko bambona, wenda abavandimwe banjye dukundana bakumva ko umugabo wawe ari mubi, wowe uri mwiza. Kandi wenda urugero, nawe mu muryango ushobora no kuba nawe uri mubi waranabananiye, ariko ibyo ntibabyibuka ko bananiye ko bizatuma unanira umugabo wawe, cyangwa bigatera kunanira umugore wawe. Ugasanga bagiye kugira gute, ni nko gutega uwo muntu washatse, nawe guhora bamuteza imitego, guhora babona ko atari mwiza, guhora atagira gute. Oya, ibyo bintu byose biveho mu izina rya Yesu. Abantu bagira umuryango wishimye, abantu bakundane, abantu bategereze Kristo, urugo rube urugo rwiza. N'undi riko byabayeho, umuntu wagize ibyago, ngiye mbibona ni nk'ibyago, wagize ibyago akabura urugo rwe, akabura umuryango we, agatandukana n'uwo bakundanye n'uwo bashakanye. Mwimuca mu muryango, mwimuca muri sosiyete. Oya, murakoze rero, ndabashimiye cyane rwose.
kubw'ikiganiro cyiza, kubwo kugikurikira. Imana ibaha umugisha. Icyo mbifuriza ni ukuba mu muryango wishimye, mu muryango unezerewe. Nimusenge Imana, nimukundane, nimwubahane, nimwihangane. Ibyo mudafite ubu muzabigeraho. Hamwe no kwihangana, hamwe no gukundana, Imana izabageza kure. Ndabashimiye cyane rero, ubu butumwa nimubugeze ku bantu benshi, bareke guca imanza, bareke kuvuga ibyo batazi, bareke guhubuka, ahubwo banze bamenye amakuru y'abantu. Nimba rero hari uwo wifuza ko dushimira, nimba ari uwo wifuza ko dutungura, tukamushyira ururabo ku munsi w'amavuko, cyangwa tukagenda tugiye kumubwira ko umukunda, turahari kugira ngo tubikore neza rwose. Mubwire TV nta kindi bereho, mubwire TV nta kindi igamije, ni ukubwira abantu ko tubakunda. Nibi tubikora kugira ngo tubwire abantu ko tubakunda. Murakoze, mukore share, like, comment, munatubwira ibindi twazaganira. Imana ibahe umugisha.